nimvuga subscribe byumve neza. Gukora subscribe ni iki? Gukora subscribe ni uburyo ujya kuri YouTube cyangwa se ukajya kuri channel y'umuntu ukabona ahantu hari akantu gatukura ukagakandaho, ukigakandaho gahita gahindura ibara bikakwemeza yuko wakoze subscribe. Hakaba n'ahandi ukanda hari akazogera, iyo gafungutse bikwereka ko uzajya ubonera amakuru ku gihe. Nawe rero ntukikwe, kora subscribe kuri Vanti Motivation. Burya nk'umuzima arira ku munyagasani, kandi nk'amahirwe burya umuntu agenda n'abambewe. Nyiramwiza Umva okay twagiye oya uri n'umusore w'ibogare umva ibogare ni kofi y'ubiti kofi byimbyo bro simona waraguza agatwikiriye ze aha hari icyo tanazi. London people, this is your boy Crazy G Samuel Habimana. Nkaba ni nyiringanzi ganzi ntyoza zikaba inganzwa umuzira gacuho inyana zisubiye iswa. Ndashaka kwibutsa ko ubuzima bugira imizima bityo ko nawe ukwiye kuba muzima mu bazima hazima hazira ubuzima. Aha turi ni kuri Mo Kigali. Twasuye umwe mu bahanzi b'ibyamamare, bahanzi baririmba indirimbo zigezweho ndetse na gakondo, bavanga gakondo na afro. Umwe mu bahanzi bitabiriye East African Got Talent ubwiheruka kuba, numwe mu bahanzi bagiye batwara ibihembo byinshi mu marushanwa atandukanye mu Rwanda nk'irushanwa ry'ubumwe n'ubwiyunge. Mukanya tuganire byinshi kuri projet afite ndetse no ku rugendo rwe rwa muzika. Bukurikire niba utarakanda subscribe kuri Vanti Motivations, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere babasha kugera ku biganiro byacu. Twinjiye mu gipangu ku muhanzi tuje kureba. Muhanzi wacu ndabona umutegura yarawitayeho. Twahageze, reka tugende tuganire n'umuhanzi ndibuze kubabwira. Umusaza byifashe gute se mani? Ngo koze ihene ubizi ko ndi minister minister ndo muvugizi wa Rwanda. Ariko meze neza, amafaranga nikubona ari kugaragarira kunda. Ntabwo ari bibi mane, ntabwo ari bibi. Inda yanjye se ntubibona se? Amafaranga wamaze kuyabona ubwo mvunguriraho ya. Twagusuye rero, ni karibu twakwicara tukaganira. Welcome. Yeah, thank you. Yes, nkuko nababwiye rero, nababwiye ko uyu munsi turi butemberere ahantu muri Kigali tugasura umwe mu bahanzi b'ibyamamare maze kuba ikimenya benshi. Ntabwo ndi buvuge ikimenya bose kuko burya nta muntu umenywa na bose, ni ikimenya benshi. Yitwa Elisha The Gift. Elisha The Gift umwe mu bahanzi b'abanyempano bakomeye cyane. Nkuko nabibabwiye n'umwe mu bahanzi bitabiriye East African Got Talent, haraza kutubwiraho byinshi. Ni umwe mu bahanzi bagiye batwara ibikombe mu marushanwa atandukanye nk'irushanwa rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nabyo araza kubigarukaho. Ndetse n'umwe mu bahanzi umaze igihe kitari kinini ashyize indirimbo nshya hanze yitwa Gasopo, indirimbo ifite video nziza cyane. Aha rero ndabibutsa ko ari kuri Vanti Motivations, ya channel yanyu tuganiraho tukagirana inama tukasangizanya ubunararibonye dufite mu byo dukora kugira ngo bigire abo bigirira umumaro ndetse nabo bifasha. Turaganira cyane ku mbogamizi uhura nazo mu buhanzi bwawe, icyo ukora kugira ngo uzirenge, kariyeri yawe muri rusange, ndetse tuvuge n'utuntu n'utundi. Erishuraho muraho neza? Yego. Izina ryanyu ni rirerire cyane ryananiye kurifata. Mu mpagakayi rikorere etide.
navuze Vanti Motivations. Vanti Motivations. Urumva mwiki? Harimo motivation. Vanti c'est quoi? Yes. Turiranda kuri motivation, Vanti nabyo tuzaba tubona umwanya wo kuza kubiganiraho. Ariko nibijyanye no kumotiva cyangwa se kongerera imbaraga abantu mu byo bakora. So dushaka kongerera imbaraga abantu mu byo bakora, tubabwira courage, ariko kandi dushaka no kuganira wowe experience yawe, ubunararibonye bwawe bwagira abandi bugirira umumaro bakora nk'ibyo ushaka gukora. Cyase no mu yindi domaine kuko ubuzima bwose rimwe. Elisha rero watangira wibwira abadukurikiye muri bwa buryo bwanyu. Ni gute ushaka superstar udafite n'ububasha? You play with the fire motor fire. Hari abafite motivation bari fresh kuri affection. Ibyo bwabyo ni solution. Wowe nta n'ikintu ufite mu nzu, kwikofu uri hasi na keya ziri hasi. Tekereze basi shyira hasi, tekereze. Ni Elisha the Gift. So abadukurikiye rero barumva ko Elisha the Gift ni the gift koko. Ngo kwikofu uri hasi nta kiri mu nzu, ubwiraga nde? Just urabizi ko ubuzima turimo ubu ngubu, nakireza ko ikintu cyitwa ifaranga gifite agaciro nkaba kurusha n'umuntu, kuko hari na benshi batanga ibitambo by'abantu kugira ngo ya faranga riboneke. So rero hari igihe usanga njye nashatse kubivuga mu buryo bw'urukundo, ugasanga nk'umutipe arifunze fresh agiye gutereta umwana uri high level. Urumva ugasanga ugiye gutereta umuntu uri kuri level kuruta. Ari akantu merutse kumva, ni gute umugore yaba atunze wenda iPhone Pro 11, sibyo? Wowe utunze Samsung Galaxy 10 na kangahe, uwo muntu ukajya kumutereta, sibyo? Ejo ya telefone nipfa, are you ready kuba wagura ngiyo telefone? Tuzi ko iPhone ihenze ubu ushobora kuyibona ugasanga wenda igura nka miliyoni. Nimba umuntu afite phone ya miliyoni, ufite ibihumbi 80, iyo phone ya miliyoni nipfa wowe ufite ubushobozi bwo kuzajya kwigura. So ni muri urwo rwego navuga ati ntugagiye gushaka umuntu uri kuri high level yawe. Ishima aho wishyikira, urebe se no muntu koko bizahura, kuko hari depense ejo ashobora kugusaba ugasanga ntuzafodinga kubera ko uri hasi yenyine, uracyari cheap. Bivuga ngo kwikofu uri hasi na keya none ugasanga ntazo, kuko nimba udafite ikofi muri iki gihe urabizi nyine. Waba ushatse kuvuga, niba numvise neza, ushatse kuvuga ko abakobwa cyangwa abadamu ibyo baba batunze byose babihabwa n'abandi bantu? Kuko uvuze ngo ashaka kuba atunze telefone ya miliyoni, uwo ufite 80, ejo yapfa urizera ko uzashobora kuba wayikoresha cyangwa wayigura? Ndagaruka ku nshingano z'umugabo. N'ubundi iyo bavuga ngo umuntu ni umugabo, nuko aba afite inshingano ziruta iz'umugore. No kuvuga ngo harimo inshingano zo guhaza ibyifuzo by'umugore. Uretse kuri ubu wenda ibintu bihindagurika, ariko ubundi muri rusange umugabo ni ugomba gufasha umugore. Ntago umugore agomba gufasha umugabo, ahubwo umugore yunganira umugabo. Uzaho kandi nyibutsa minsi narimo ngarira n'umuntu. Umutipe namusuje bariyizi. Aragira ngo ati buriya rero umugabo, ijambo umugabo bituruka ku nshinga kugaba. So niba bavuze ngo umugaba, urumva ngo umugabo ni umuntu ugaba igenda byose, niyo ngo yita ku nshingano z'urugo n'ibindi. None umugore bikaba ku nshinga kugora, uba bashatse kuvuga ngo umugore. Harimo philosophy, ariko wenda kubera ko ururimi rwacu ruba rugoranye, ariko n'ubundi busanzwe buriya no ku mugabo, ubundi umugabo wihagazeho nkanjye, I can't beg. Ahubwo ngiwe nimba uri umugore, come and beg me. Ariko kuza ngo begging, kandi you have to depend on me. I don't have to depend on you. Uri n'umusore w'ibogare. Bambaye ibogare ni kofi, iyo ufite kofi byimbye bro. Simona waraguza gatwikiriye ze. Hari icyo tanazi.
bivuze ko rero hari benshi baza kudipendinga oya nyine niko n'ubuzima bumeze tunagende no ku mateka nusoma na Bible ubundi abantu ikintu turi gukora ubu we are renewing turi kugenda dusa n'abashaka guhindura ibintu rimwe na rimwe duhindure n'ububasha bw'Imana niko abantu bameze ariko nujya kubara nko muri Bibiliya ese kubera iki bakubwira ko Yakobo imiryango 12 ikomoka kuri Yakobo nujya kubara urasanga bakubwira abandi barakubwira abana b'abahungu bakomoka kuri Yakobo ni muri Bible sibyo hari naho wigeze wumva ngo Yakobo yabyaye wenda umukobwa yitwa wenda Sara cyangwa nde kubera iki nuko se atabyaye abagore cyangwa atabyaye abakobwa icyo kintu kibazeho nitugendera ku mateka kugeza n'ubu ahubwo twebwe kubera ko ikiremwa muntu kiri kugenda kigira revolution ikomeye niyo mpamvu usanga none muri iki gihe hariho gender balance ukumva gender balance yaje no guhirika ubushobozi bwa Bible ibukira hasi kugira ngo abantu bose tungane urumva ariko mu by'ukuri haracyari cya kintu cyo kubura umugabo ugomba kubura umugabo ukamenya inshingano z'ubugabo ndamutse nkumvise neza wabushatse kumvikanisha ko ibyo twahozemo byo kumva ko abagore nta jambo bafite abagore nta gaciro bafite muri societe ari nabyo Bible ishimangira cyane kuko mu mico Bible yanditswemo urebye mu Banyaroma n'ahandi donc y'Abanyaroma sinumvise cya gitabo kiri muri Bibiliya ahubwo mu Baromani umugore nta gaciro yari afite ariyo mpamvu ubona muri Bibiliya atagarukwaho cyane ariyo mpamvu bavuga ngo Yezu yagaburira abantu 5,000 ukuyemwo abana n'abagore Yezu yagize atya ukuyemwo abana n'abagore abagore 7 bazizingira ku mugabo ibintu nk'ibyo wawushyigikira ko umugore koko atari umuntu ukwiye kubaho no guhabwa agaciro muri societe ngiye ntago mbishyigikira kuko bari baranarenganya ahubwo cyane ahubwo hari igihe ntekereza nk'ubu umuntu azuye nk'urubanza avuga ati ngiye kurega abantu bose babayeho muri ibyo binyejana mbarege ko bararenganyaga igitsina gore ubwo rubanza abavoka bagufasha hiki mbarenganure abantu bakurikiye Vanti Motivations b'abanyamategeko icyo kirego tugishore dushore ikirego muri tayari mwana nyine just urumva ko isi ikiremwa muntu cyabaye cyagize revolution nziza kinagenda kinarenga no kuri amwe mu mahame kinagenda cyongeramo ibindi nubwo hari n'ibindi nono biza bifite negative impact Elisha the Gift umuhanzi nyarwanda ni gute ushobora kwisobanurira abakurikiye Vanti Motivations abanyarwanda bizi ko wenda atari ubwa mbere abantu baraza kuba bakubonye ariko kuri Vanti Motivations ni ubwa mbere kugira ngo rero utere imbaraga babandi muri domaine zitandukanye nuko bagomba kuba bazi ngo tubwira ninde so ni gute ushobora kwisobanurira abantu ni gute nanone ushobora gusobanura genre y'ubuhanzi ukora kuko makuru mfite nuko ukora ubuhanzi bwa muzika ariko kandi ukanakora n'ubuhanzi bw'imideli ibyo nabyo baza kwitubwira so ibyo bintu baza kudusobanurira art process nk'uko bivuze Elisha the Gift no umuhanzi icyambere kimwe amazina yanjye bwite nitwa Kwihangana Elisha Gift na agatazirano ubwo mu muziki nkoresha izina ry'umwuga Elisha the Gift nkaba ndi umuhanzi uririmba ndandika kwandika niko gukompoza nkana creating icyo bita melodies nkaba nshobora no gufasha umuntu wese kuri vocal training cyangwa se imyitozo ngororajwi mu bijyanye no kuririmba ariko nkaba nkora injyana zitandukanye zibanda cyane ku muco nyafrika cyangwa se African music niho nza kuvugamo Afro pop ubwo ni umuziki wa Afrika ariko usa naho uri populaire ngakora none nicyo bita gakondo fusion iyo ni style y'umuziki nyarwanda ariko nagerageje kuvugurura mu buryo bushyashya ndi ingaragu ntago ndi ingaragu Marie
bonka wa mbonye Metusela nawe turazoganira mu kanya. Metusela afite uburenganzira bw'ingaragu Mariya. urumva just ndacyari muri bwa buzima ndakirera. Sorry wavuze ntabwo uri ingaragu Mariya. Ndi ingaragu. Uri ingaragu yigaragura? Oya ntabwo ndigaragura. Uri ingaramakirambye? Wendaho. Okay, twakomeza urakirera. Ubwo ni ukuvuga ngo ndi umunyarwanda wuzuye ukunda u Rwanda n'abarutuye. Nibyo. Hanyuma se Elisha. Nari nibagiwe ikindi. Nkora n'ibijyanye nyuma yo gukora umuziki nkora ibijyanye n'imideri. Ahubwo se mwambarira hemane ngomba mbona ntazi ibintu murimo. Urabona byatujabutse. Mbona nka cameraman umusa ninde wakwambitse koko. Ubwo rero ubutaha umurongo n'uyu nguyu muze mbambike mube uraza kuturangira aho twambarira tugira n'abakurikira abandi. Hanyuma Elisha the Gift umunyamuziki akaba n'umufashionist cyangwa se umunyamideri. Ibyo bintu wabihuza ate? Kubihuza biroroshye cyane kubera ko byose ni art cyangwa se n'ubugeni. Kuririmba ku umuhanzi n'ubugeni. Kugira ngo ukore igihangano bigusaba kujya mu nganzo, wamara kujya mu nganzo ibitekerezo uhurije mu nganzo ukabyereka abanyarwanda nyuma yo kubikura mu nganzo. N'ikindi n'imideri nayo ku munyamideri mwiza kuko harimo n'abamamye cyangwa se navuga ko bitirira imideri. Kuko ku munyamideri ushobora kuba wambara imideri yakozwe n'abantu. Hari no kuba uri umuhimbyi w'imideri. Ngiye rero muri icyo cyiciro ndi umuhimbyi w'imideri. Ndatekereza ngaguha ikivuye mu ntekerezo. Mbanza kugihimbira mu mutwe, nkagiha ishusho mu mutwe, narangiza nkayishyira ku rupapuro, nkaza kuyiha umutayeri ku buryo isohoka isa uko nayitekereje. Naho dutandukaniye muri ibyo byiciro. Naho mutandukaniye. Ariko byose urumva ko ni bwa n'inganzo muri rusange. Yes. Kuki uyu munsi wahisemo kwambara uko wambaye? Usanze nari mbyutse. Ndavuga ati n'ubundi nta jana. Reka mpe kwiyambarira gutya. Uriyambarira. Just nambaye nk'umuntu uri mu rugo. Nanze kwifunga kuko yo nifunze bro. Ubundi urifunga n'ubwumeka bikanga. Ukamuniga. Nabyumva. Reka twitse ku kantu wambaye mwiza. Ni ibiki byo ngibyo wambaye? Ikiba nakita nk'urunigi ariko urunigi ibintu ubona ni ibiti ni bwa bugeni bushingiye nyine ku bidukikije. Hano hakaba n'amasaro. Aya masaro yo iyo yarebye na ya kizungu no kuvuga ngo iki ni ikinigi kivanze ntago kiri gakondo cyane. Twakita ikimetisi. Twakita gakondo fusion. Ni ikimetisi. Ni ikimetisi. Twe nk'ubu babonetse. Amuhanzi wambara urunigi rw'urumetizi urumva kubera ko ruravangiye hari n'urunigi nyine ubusanga rwuzuyemo uruntu rw'urugakondo. Ukirubona ugahita uvuga ati yo ni rujindire. Urumva biba bitandukanye tukuntu cyangwa bari runigi. Hanyuma se ndacyari ku tubazo tw'amatsiko mbere ko twinjira cyane ku mbogamizi uhura nazo muri carrière yawe. Uburyo urwana nazo kugira ngo uzirenge umaze kugeraho mu muziki wawe ndetse n'inama ushobora kuba wagira abandi bahanzi bagenzi bawe. Ariko Elisha ukora gakondo iri fusion. Elisha ukora afropop. Elisha umunyamuziki nyine. Dreadlocks zihurira he n'umuhanzi gakondo? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Kuvuga ngo muzike uba ugomba kugira icyo bita new look. Urumva muri muzika cyangwa se mu isi ya art iyo tugiye kureba dread ubundi ni iz'abanyafurika. Buriya biranagoranye gupfa kubona umuzungu ufite dreadlocks.
kubera ko ibi ni ibya kinyafurika kandi njyewe ndimba ndi umunyarwanda ndi n'umunyafurika bivuga ngo n'ubundi wa muco nyafurika ndawufite nk'uko uzasanga umunyamerika ari umunyamerika ariko akaba afite n'umuco w'abanyamerika kandi wenda aturuka Michigan cyangwa se aturuka hehe njyewe rero ibi ngibi kubera ko ndi umunyafurika numva byose biri buze guhura kandi nabwo n'ubugeni umukera mu banyarwanda twageraga icyo bita ibisage nabwo bwari uburyo umuntu areramo imisatsi yiwe akayihuza tukagira n'amasunzu ibyo byaratandukanaga nimba uzi igisage hari uburyo bagifunga ukajya kubona bijya kumera nka dread ariko bikagira bifite ahantu bihurira urumva ko nta gutambikira kuba kurimo ni bwa bunyafurika bukimbunga mu maraso no mu mitsi hanyuma se kuba umuhanzi ukagira dreadlocks kuba ubona abartiste benshi babifite haba hari valeur byongera kuri art umuntu akora cyangwa se ku isoko kuri marketing y'ubuhanzi birahari cyane kubera ko ubundi umuhanzi aba agomba gutandukana n'umuhinzi agatandukana n'umuntu ukora mu biro ibyo byiciro no kuvuga ngo nkanjye ntambutsa hariho hose nambaye ukabona mfite kino kinigi ntago ushobora kuhita kuvuga tu ni pasteur urahita kuvuga tu no muntu afite ahahuriye n'ubugeni cyangwa se n'ubuhanzi urumva ko already kuba ukonsa inyuma bisebima ikiciro ngomba kuba ndimo nubwo hari abandi bantu babifata ukundi ngo wenda iyo ufite ibi ngo ni itabi ngo ni ibiki ariko nkanjye urabizi sinywa itabi sinywa inzoga just ni look y'ubuhanzi kugira ngo mbashe gukurura igikundiro kuba kundi ibihangano byanjye n'abankunda nta bantu baba bari bakwitiranya n'umutinganyi kubera nanamufashe abivuga uburyo mbanga ubinyiza nicyo cyaha wahanirwa n'amategeko y'igihugu urkumva kandi utababariwe nta no kujurira byemewe hanyuma se rero muri kamera ugire message ugenera abanyarwanda n'abasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda bitiranya look artistic n'ububandi n'ubunywatabi n'ubutinganyi n'ibindi ariko muri ya motivation dufite tugomba no gukora ubuvugizi n'abakozi bacu abazabasha kumva ukurikirana cyane cya Richard the Gift ubashyire glorification itandukana ry'umwartiste usanzwe ndetse n'impungenge ukwiye kumara abantu kuri ruku zanyu bantu muzareba iki kiganiro mureke mbabwize ukuri sibyo byose bijya habona no kuvuga ngo ubundi uretse ko abantu basigaye bitiranya ibintu hari look umuhanzi akwiriye kugira umukozi wo mu rugo cyangwa se umuturanyi cyangwa se umuntu usanzwe adakwiriye kugira ahantu bipfira hose nuko usanga nimba umuhanzi ashizo dreadlocks hari umukunzi we wamukunze urumva nawe buzake yazishizeho bize gutuma abantu bakonfusinga bya bintu ariko nabwo ntibakwiriye kubikonfusinga kuko burya kenshi umuhanzi ni indorerwamo ya rubanda ibyinshi abahanzi dukora bibyara effect iri negative kuba dukurikirana cyangwa se positive bihabanye rero no kuvuga ngo nubona umuhanzi gutya nsa nakazi nyuma y'akazi mfite nuwundi we urumva numbona gutya nyuma aho tuzahurira hose mba niyambitse uruhu ruza gutuma umfata mu ishusho y'umuhanzi noneho nyuma y'ubwo buhanzi ujye uhita gutekereza ngo ese mu buzima busanzwe niki aho niho uzahita kumenya ahantu umuhanzi atandukanira iyo ari mu kazi bivuga ngo uko twigira kose uko tuba dusa tubikoreshwa n'akazi tuba turi mu kazi nk'uko uzahora ubona umukozi wa banki abyuka yambaye ishati nziza agakota agakaruvati ariko nyuma y'ibyo afite ubundi buzima abamo tuba twambaye look y'akazi ntimukajye mubyitiranya cyangwa se nubona umuhanzi asa gutya utangira umujudging umuhanzi yemerewe gukaraga bitewe na topic ashaka kuguha umuhanzi yemerewe gukuraho umusatsi wose agashiraho urupara bitewe n'ubundi n'ubutumwa ashaka kuguha bivuze ngo ayo mashusho yose afite icyo avuga mu buhanzi kandi ubuhanzi nyine buvuga guhora ucreatinga cyangwa se ukora ibintu bishyashya ntago uzahora umeze ukuntu kumwe bajye batwihanganira ahubwo babyakire gusa nyine n'abandi bafata ayo mashusho y'abahanzi batari abahanzi bagashaka kuyiha bajye bamenya yuko
bavanze inshingano urumva bagiye kwiha inshingano kuko ejo ushobora guhura n'umuntu agakubaza ati ese ko mbona umeze nk'abahanzi wandirimbi ukabura icyo umuririmbira kubera ko ntabwo uri muri yasi birakujabutse Elisha the Gift umuhanzi navuga ukora indirimbo nziza cyane murakoze cyane watangiye kuririmba ryari natangiye kuririmba nkiri mu nda mama yego urumva ahubwo natangiye gushyira ibihangano kuko burya kenshi ikintu cyitwa impano umuntu akiri mu nda ya nyina aba afite ya mpano ibyo ni ukuvuga ngo nkiri mu nda ya mama nari ndi umuhanzi na kwa kundi wariraga ushaka urumva noneho ahubwo bwa buhanzi kubera ko ari nk'urubuto rugenda rugukuriramo ruba rukeneye none kuzava muri wowe rukajya tuvuge tubyite ku butaka none buri wese akabubona ubwo rero niyo mpamvu urubuto rwa mbere rungaragariza ko ninjiye mu ruganda rwa muzika rwagiye hanze muri 2011 wowe wibuka indirimbo wakoze ndayibuka turirimbire sure wababaje umutima wanjye sinifuza ko wangarukira agahinda natewe nawe nikazongera ukundi sinababajwe nuko nagukundaga nababajwe n'ibihe natakaje kubera wowe kubera wowe kubera wowe kubera wowe yes nababajwe n'ibihe natakaje twicuza igihe abafite imitima ibabaye mwihangane kubera wa wundi umusa nimba hari ikintu kigoye abantu muri iyi minsi benshi noneho ahubwo mujye mucungira hafi hari n'abaziyahura kubera runo banyanya rwitwa ngo ni urukundo nawe byakugezeho njye ntabwo ndababara kubera ko ndi stronger ariko arabubabaza oya nta mukobwa urakatira reka aho ubwo se umuntu yaba agukunze wowe ukamukatira ko mfite amajwi y'abakobwa barira nagiye nkatira se barambeshye njyewe umuntu wese unkunze ni ukuri ya pureyingi urumva buri wese unkunda ntegeswe kumukunda kubera ko urukundo ni urubuto imana yadushizemo hareruya mujye mukunda munakundwa akazi none ubwo namwangira iki kugeza ubu kuri lisite hariho bangahe njyewe umuntu wese ndamukunda iyo ankunda ariko utankunda nanjye nyine mpita mvuga ati nta buryo ki wasangiza umwijima n'urumuri hanyuma ubwo ntabwo bizakugora kugira amahitamo yo guhitamo shushube wawe aho umva ikibazo rero ahubwo wakagombye kumva rero njye ntabwo nasobanukiwe urukundo uri kumbaza njyewe muri rusange nkunda abantu bose bankunda urukumva noneho ahubwo ubwo ufite ikintu ushaka kuvuga kinsobanurire nanjye ndajya namenya ibyo ari byo njye cyo nzi cyo nta munani twikomereze ugeze gutya rero ni umwaka ushize ni 2019 ujya muri East African Got Talent 2019 utekereza ko ari amahirwe niba twabyita amahirwe cyane bari kuba barabikoreye ntabwo ari amahirwe narabikoreye reka ndi umukozi ni iki cyagufashije kugera muri East African Got Talent ikintu cya mbere cyamfashije kugera muri East Africa's Got Talent ni icyizere kwiyizera ikindi cya kabiri kuba mfite umwihariko w'ibyo nkora cyangwa se nohereza muri competition nagiye muri East Africa's Got Talent kubera ko nari mfite impano inyemerera kuhajya ikindi cya kabiri nari mfite ibyo ngiye kwerekana benshi badafite ni wa muco gakondo nyarwanda abo twahanganaga benshi ntago bari bafite icyo kintu nari mfite umwihariko wanjye ibyo biri mu byatumye mbona urufunguzo rwo kwinjira muri East Africa nkuko ninjira no mu zindi competition zitandukanye ku isi wagarukiye he harya
nagarukiye ku cyiciro kibanziriza icyanyuma ubwo ni finale semi-finale demi-finale tugiye muri football utekereza ko ari iki cyaba cyaratumye utagera kuri finale akenshi burya muri competition kuko icyo ugomba gukora uba wagikoze haba hasigaye n'uruhare rw'abandi bantu ngiye nk'umunyarwanda wari muri East Africa's Got Talent nakoze ibishoboka mba kuri step ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane zose nyine zitambukamo bite na bwa bushobozi bwanjye icyiciro nari ngezemo cyari cyo guharira abantu none bagatora ku matelefone bakampa amajwi bitewe nuko n'abajaji nabo bari bamaze kungira icyizere cyo kunyemerera kugera kuri demi-finale ubwo amaboko yabo bari bayakuyeho bategereje kumenya ngo ese abantu bagukunze gute bakwakiriye gute nasabwaga rero gutorwa ku rugero ruri hejuru cyane cyane n'abanyarwanda ntago nagize amahirwe yo gutorwa n'umubare uri hejuru kugira ngo bimbashishe kugera kuri finale nicyo cyonyine cyatumye bibaho gutyo nicyo cyonyine cyatumye bibaho gutyo ni byiza naho wageze ntabwo hari habi ntekereza ko hari imiryango hamaze gufungura muri kariyeri yawe cyane sigaye mbona indirimbo zawe muri Kenya zicurangwa cyane na Tanzania mbese byagiye binyagurira connection kuko abantu benshi bambonye muri East Africa's Got Talent nagiye ngira connection zitandukanye ziva muri ibihugu ya Tanzania Uganda Kenya bimotiva hari n'ama collaboration ubu ndi kugenda nkorana n'abatanzania kugira ngo wa muziki nyine n'ubundi bakunze biturutse kuri East Africa's Got Talent ukomeze ukure Elisha the Gift mu rugendo amaze nk'imyaka 10 umuziki asize indirimbo ya mbere hanze indirimbo y'ubwanye nyumva nanayikunze kuko ari indirimbo nziza MC n'izindi ukora nazo ari indirimbo nziza thank you n'urugendo rwari rworoshye n'urugendo watekerezaga ko aho ugeze ushobora kuhagera muri iki gihe cyangwa watinze kuhagera ubundi mbogamizi kuye nazo wa mubyeyi we ubone hari umuntu waririmbye ngo uru rugendo iyo rukomeye ureka warushoboye wakarugenda Mike Karabo ngo niba bikunaniye bakubina urumva muzike navuga ko muzike siritu cyane cyane ya hano mu Rwanda ni ikintu ukora kubera passion no kwitanga gukomeye twaspendinze ama millions muri uyu muziki urumva for 10 years ni ibintu nyine twakoze kubera urukundo kuko ushobora gukora umuziki imyaka 10 utarinjiza n'igiceri cya 5 ariko yo spend ukora video ujya mu ma interview ujya hehe ugasanga ni passion bivuga ngo n'urugendo rukomeye cyane kurenza izindi kariyeri zose zo mu Rwanda zihari ariko we never give up nubwo twaspendinze hari n'ibyo twinjije biciye muri zo competition insinze twagiye tugira zitandukanye urumva ko ntago narwita urugendo rworoshye twahuyemo n'ibinaniza byinshi sometimes ugacika intege kuko umuhanzi wese aje mu muziki ujya muri studio wakubita ball ya mbere tuvuge nk'iyo wowe narayikubise ni Dr Jack uramwibuka niho wayikoze nkigeza kuri radio yaho narindi nkajya numva kaboro ni sawa abantu ati baramotiva urabyuka icyo gitwakoraga n'ama konseri akiriritse ariko akadufasha kutumotiva ni nayo yagiye aba isoko y'urukundo twagiye tugira rw'umuziki ibyo byose ugahura nabyo none ukibwira ngo indirimbo irahita kwifata igihugu cyose wapi bikanga ikaba iyo muri quartier ugakomeza ukarwana kugira ngo uzamenyekane mu karere byonyine ugasangana ikibazo aho umuntu agiye ariko ikiza nuko iyo utagevenza up ngo urekere urakomeza no mu ngubu turacyarwana twavuye kuri twavuye mu mudugudu twabanje kumenyekana mu mudugudu tuva mu mudugudu tujya mu akagari kavaho tujya mu umurenge akarere intara tugenda tuzamuka ubu ngubu byibura dufite icyizere kuko ushobora kuvuga izina Elisha the Gift hari abanyarwanda barimenya hari umunyakenya warimenya hari umugande warimenya hari umunyakanada warimenya kuko izo feedback zose tugenda tuzakira bivuga ngo ntago twareze ibidakora gusa ntago
ntabwo turagera hano umunsi umwe nishaka gutwika koko urashaka kwakongora man uzi ufite umuriro umva abanyarwanda mukunda umuziki nyarwanda ngiye mwambabariye ubundi mukanshyigikira nkabereka abanyarwanda ushaka bagukorera iki ngiye ikintu nshaka ko abanyarwanda bakora si muri hano mwese ngiye ikintu cya mbere mwe mukunda ibihangano byanjye nimurangiza any support ufite umbwira ati gift ndayiguteye rega na support ya mbere umuhanzi bakeneye ihe support by'umwihariko ubu kuri aka kanya support mu Rwanda umuntu akeneye niyo gukundwa sibyo abantu ibihangano bahaye bakabyakira bakabireba ku macano yawe ya YouTube za Spotify za SoundCloud bakagenda bagushakisha hose kuko nibyo bimotiva umuhanzi bikanamuteza imbere ibyo umaze kubibona nk'umuhanzi uhite ko wakira imbaraga uvuga ati hari abantu noneho banshyigikiye reka none nanjye nkore ibyo nibyo bituma umuhanzi akora buriya nubona umustar ahora ku gitutu ashaka gukora no kubera bantu ariko iyo ukoze igihangano ugasanga ni cyiza wagispendizeho amamiliyoni y'amafaranga wajya kureba views gifite views 1000 magana ngaye rimwe na rimwe ntizigeramo kiba ari ikibazo nawe ubwo birakudekuraja kabone n'ubwo waba ufite talent byose ntibyabiterwa nuko muri guha abantu ibyo badashaka hoye ahubwo wenda reka mvuge ko hari n'igihe biterwa n'ubushobozi igihugu cyacu ntabwo twatera imbere ku buryo ki buri wese ashobora ku access tuvuge nk'iyi telefone nimanye nshobora kuba mfite ubushobozi bwo kujya kuri YouTube nkareba indirimbo iyi nkareba ya runaka nkareba n'iya runaka amasaha ngahe sibyo hari n'uwundi washizemo bando y'ijana urumva rero bikamugora kugira akavuga ati bando y'ijana ndandikira akabura amahitamo y'abahanzi ya ariko nizera ko bizagenda bikemuka mu gihe abaturage bose bazaba bafite access yo kuri internet byoroshye tekereza imbogamizi 3 wahuye nazo muri umuziki akakanya tekereza ukumva warira reka nkubwize ukuri sibyo ngiye ku bwanjye ntago njya mbeshya nkubeshye ngo naba mfite imbogamizi nahuye nazo zatuma natekereza nkarira naba ngiye kubeshya abanyarwanda ngiye narahiriwe n'umuziki icyo cyo kuko natangiye umuziki ntago hari imvune abahanzi bandi bagiye bagira ngiye ntagize kuko natangiye njya muri studio nshobora kwishyura amadolari 50 y'icyo gihe urumva bikamfasha nkumva simvunitse producer akanyakira neza nkumva biramotiva ababyeyi banjye banshyigikiye biramotiva kuko découragement ya mbere ibaho nukuba ibyo uri gukora abo mubana mu nzu ababyeyi batabyemera abo abahanzi benshi urabizi ko bahura n'ibyo ariko nge nagize umugisha ababyeyi barabikunda sometimes bana supportingaga bakamperekeza mu byo ndi gukora ibyo bikomeza kumotiva ngira n'amahirwe abantu bakajya bampa feedback ziri positive nubwo negative zitabura z'aba bantu nyine ntabwo zibura kandi nazo ni nziza nizo zigufasha kuvuga ati ariko nimba umuntu yavuze ko kino kintu ari kibi nawe mukanya se sinakumvisha uvuga ati rega muziki ukora ira complete irimo ubuhanga bwinshi sibyo ibyo ngibyo byose twagiye duhura nabyo urumva bituma nimba naravuga ati reka nzaje ndirimba za R&B ziri classic reka ndirimbe nuza gakondo imwe ifite amacodes menshi ubuhanga bwinshi ibyo twagiye tubihindura dutanya gukubita za gasopo z'amanotane indirimbo igenda gutya kugeza irangiye ya flexibility ariko ntago nahabeshya abanyarwanda ngo nahuye n'imbogamizi nekerezaho nkarira kuko nagiye ngera amahirwe nakitabira competition nkayitsinda nkagira amahirwe ngahura n'umuntu akamfasha kuko nko muri musique mfite sibyo guhera natangira nagiye ngira support ya mbere Dr Jack njya kuririmbayo yahise ko atugabanyiriza igiciro kubera uburyo yumvaga impano aradushyigikira nzagura na producer yitwa Top Hit on the Keys aramfasha pe indirimbo nkazikorera ubuntu ntago nishyuraga indirimbo kandi abandi baza bakazishyura iyo ni motivation nzagura na Lemukura Rinda muri hangahiga nawe aransupportinga mu bindi hari indirimbo zindi yagiye nkorera urumva iyo ni motivation nza kugeza naka kanya ndacyafite ya motivation y'abantu ari nayo mpamvu mbwira abantu ati respect people abantu ni ubwo butunzi bwa mbere dufite kurenza ibindi byose
ushobora kuba udafite amafaranga aka kanya ufite inshuti 100 wazibwira ati wambabariye ukagenda umpa igiceri cy'100 utagujije cya giceri cy'100 kikaba cyakuvuriza umwana cyangwa se nawe kikakwishyurira n'ubukode. Just people, abantu kuba dufite abantu, it is only success. Yeah, sure, it is only success. Yeah. Wikije kuri Alemu kubituma n'umashaka ikibazo wambabariye tugakomeza ariko ntacyo baza. Alemu ku hangahiga mugize gutya murakoranye bigize gutya mbonye hanze mu itangazamakuru bimwe na bimwe. Elshad The Gift yari n'umusayini muri Boss Papa. Nyuma y'igihe gito nza gukurikirana amakuru bushake menya ko utakiri muri Boss Papa. Sinzi mushaka kuba mutarabitangaje muri itangazamakuru ariko reka nikubazeho yagiye buhere iki mwasesha amasezerano wari ufitanye na Alemu kuri Arinda. Twayaseshe kubera ko muri contrat habaho ibyo mwemeranyijwe guhuza ku mpande zombi, hari ibyo tutahurizagaho. Wenda ntashira hano ngo mvuge ngo ni ibingibi kuko yari contrat y'abantu babiri, bivuga ngo ni byabayemo byari byababiri ariko bitabuza ko twatandukanye. Hashize n'umwaka urenga dutandukanye. Yari contract y'imyaka 3 ariko twayisheshe turangijanyije nk'amezi 6 kubera ko nkimara kuva muri East Africa's Got Talent hari ibyo yagombwaga atuzuzaga, nanjye kubera ibyo atuzuza bigatuma hari ibindi ntuzuza, kuko burya ubuzima bw'umuhanzi burahenze. Management ibibizi kandi hari ibyo management bigombwa ku muhanzi. Rero sometime mboneraho no kubwira bamwe wenda mu bafite ama labels cyangwa se ba managing abahanzi, iyo utujuje inshingano runaka ku muhanzi bishobora kumutera complex cyangwa se bikamutera akandi kantu ko gutuma nawe yateshuka ku nshingano, atari ko yanze amasezerano ahubwo kubera ya weakness. Bajye bamenya nyine kwita ku bahanzi babo, ukurikirana ubuzima bw'umuhanzi kuko muri contrat haba harimo kumenya ubuzima bw'umuhanzi, sibyo? Iyo ubumenya hari ya makosa adakora kuko biba biri guca mu mucyo. Ariko umuntu wese nimba mubwiye ngo iki ngiki ndowori kizajya kiboneka ejo ukwezi kugashira kwa kabiri kitabonetse azaca izindi nzira, kuko tubamuho muri condition iri expensive kurenza abandi bantu. Elshad The Gift urakoze. Ndirimbira igitero cya kabiri cy'indirimbo yitwa Nyiramwiza. Ndayikiririmba ubwonko waba uri gukora umusaza abantu mushaka iyo ndirimbo mwumve niba tatubeshye muze gushyira muri comment. No kuvuga ngo oya humura ngiye kugikuririmbira kandi neza cyane amasegonda 5. Burya ngo muzima arira ku munyagasani kandi ngo amahirwe burya muntu agenda nabambewe Nyiramwiza okay twagiye oya twagiye ubu mpize ngo nkibuka umusaza. Burya ngo muzima arira ku munyagasani kandi ngo amahirwe burya muragenda nabambewe umusore kwitonda yaje gusabana Nyiramwiza ko bashorana inka zasiyo mu rwuri. Kwitonda ati nagiye n'ikingo ngaragaze ko nshoboye Nyiramwiza mwegukane bambewe. Nuko kwitonda bageze mu rwura ko riyo bwaba gashimisha Nyiramwiza karahava. Nyiramwiza ati nahundi musore uretse kwitonda nari narategereje mu buzima bwanjye we. Nyiramwiza we ninduzegukana Nyiramwiza we, ninduzegukana ihogoza Nyiramwiza we. Ninde ninduzegukana ihogoza Nyiramwiza. Wazimba simbyibutse umusa nari nkotoye
agukantuza agakata umva mani buriya rero n'ahandi abahanzi imitwe irakora ntureba nka wazimba umubajije imizingo mfite ukamubwira ati jya nuzubiramo umuzingo hari igihe ubwonko bw'ituru nabo k'ituru ahubwo nyibukije hari igihe twagiye ahantu muri show n'umuvandimwe turaririmba indirimbo turazibagirwa noneho indirimbo tuyikubita igitero cya mbere tugeze ku cya kabiri kirahera umuvandimwe akambwira ati umutsa igitero cya kabiri harya n'iki nanjye nkajya kubaza wazimba igitero cya kabiri igitero turakibura iyi ndirimbo twayiririmbye igitero kimwe irarangira inshuro eshatu ubwo rero mani hari igihe ufite ibihangano byinshi abahanzi babagoye Elshad the Gift yatuganirije ku rugendo rwe rwa muzika dusigaje kuganira ku tuntu tubiri dusoze ikintu cya mbere ni coronavirus yaje ari icyorezo kibangamira isi umuntu ayikoraho indirimbo by the way mwarakoze cyane kuri hano umusanzu ukomeye mwatanze nuko indirimbo numva icuranga ahantu hose by the way ni wa mugabo waririmbye indirimbo ya coronavirus bibutse uko mwaririmbaga yaje ari icyorezo ikiza kibangamiye isi coronavirus kuyirinda birashoboka kuyirinda birashoboka irinda ukaraba intoki kuyirinda birashoboka kwirinda biruta kwivuza irinde gusuhuzanya n'uwari we wese n'ibiganza byawe uzaba wirinze coronavirusi yo ni inshingano zacu tuyirwanye yes ni inshingano zacu tuyirwanye murumva ni umusore ufite ibintu bikomeye cyane mu muziki nyarwanda so coronavirus rero iza ari icyorezo ibangamira abantu bose ariko mu magambo make kugira ngo dusoze nk'umuhanzi ibitaramo byarahagaze guhera mu kwa gatatu ka 2020 kandi niwo mukura amafaranga no mukura ubushobozi kugira ngo mubeho ni gute mwabashije guhangana uyu mwaka wose mukaba muriho mudakora ariko ubuzima bugakomeza so impamvu nikubajije nuko ni motivation ishobora gufasha abandi kumenya uburyo ikibazo kije umuntu akikuramo atandavuye kuko biragaragara nk'umusore umeze neza Imana ibiki tubitse ngabwira abanyarwanda uburyo bahanganye na coronavirus n'uburyo imibereho yifashe muri iki gihe kwanza mbwira buri munyarwanda wese n'umuntu wese uri ku isi gukomeza kwihangana kuko ino pandemic yaje ari ikindi kintu ku buzima bw'ikiremwa muntu ariko bitavuga ngo ikiza gihari nuko twese nk'abantu iteka ryose duhorana imbaraga zo gutsinda muri twebwe iyo tuticiye intege nge ntago navuga ngo hari ibanga rirenze ahubwo Imana igira impuhwe zayo mbayeho muzike niyo tuba twinjirizaho ibyo bindi dukora by'imideri ariko ubu byose mu bijyanye n'ubucuruzi byabaye nk'ibihagarara ariko umuntu akomeza kurwana amahirwe nari mfite nuko hari inzira nyinshi umuntu aba aragiye aca ntago ugomba gukora ikintu kimwe gusa kugira ngo ubeho nimba uri umunyamuziki gusa urumva nimba pandemic yarabayeho byanga byakunda yakugezeho impact ikomeye niyo mpamvu nakubwira ngo jya ugerageza winjiriza aha ukinzira nawo nihava 500 azajya gufasha mu gihe handi utekerereza cyane hafunze nje nicyo cyamfashije kuba ndi umunyamuziki ndandika nabaga mfite amahirwe nkabona nko mu diaspora arambwe ati wanyandika indirimbo nkayandika nkayimugurisha amafaranga make yo kumfasha akagera akaboneka nkomeza nyine kubaho muri iyo situation ntago nigeze nicara mu tundi tuntu ngewe ubundi nicara mu mutwe ndawukoresha kuko iyo hano hanze mba nzi ko hari option B nkagenda nawe yakanga ngahita concreting yindi kugira ngo bwa buzima butaza guhagarara ariko ntago nakwiyemera ngo hari irindi banga ridasanzwe gusa byose nabyo tujye twizera Imana Elshad the Gift urakoze murakoze cyane Margleke habayeho ibyo bibazo gasanga byatsikamiye ibikorwa by'ubuhanzi nubwo bitabuje ko abahanzi bakomeje gukora hari nabinjije cyane ko nabonye mu gusohoye gasopo mu minsi mike ishize
ahubwo se kuva corona yinjiye bita ko nshyira hanze n'iyi ndirimbo twakoranye na ba Mutima w'Urugo na ba Mani Martin iriya ya turwanye coronavirus kandi twanayikoreye video. Ibyo byose ni imbaraga z'amafaranga. Mita nkubita hanze iyindi yitwa Like Me nayo nyikora ifite video idahenze ariko nayo yansabye amafaranga kandi hari muri pandemic. Nyuma yaho nza gushyira hanze n'ubundi indirimbo dufatanyije na bagenzi banjye yitwa Imbaraga. Urumva ni nayo yasabye amafaranga menshi. Abantu mwawuje muri East Africa urumva nayo yasabye amafaranga. Ni rwa rukundo rwa bya bintu dukora. Nyuma yaho ndavuga ati reka nshiri indirimbo hanze nkubitaga Zopo hanze. Urumva ko umwaka wose nubwo harimo icyo kibazo nge narakoze. Yes, wakomeje gukora. Hanyuma imishinga yawe hazaza ni ihe mu muziki wawe? Urateganya gukora iki? Bitaramuteganya ama festivals waboteganya ni imishinga ihari? Soreza aho ngaho nyuma ukire icyo usaba abanyarwanda badukurikiye tunasoza. Umuziki wo nzawukora kugeza ku kuka kanyuma. Bivuga ngo ibikorwa byo birahari byinshi ndi gutegura album yanjye, hari indirimbo nyinshi ndi kugenda nkora zizayijyaho. Ubu ngubu mfite n'irindi tsinda turi gukorana ryitwa Imbaraga ryahurijwemo abantu bavuye muri East Africa's Got Talent. Nabo hari imishinga turi kubateganyiriza nyuma ya ndirimbo n'ubundi. Ibyo nabyo ni ibikorwa ndetse nkomeje no gufokasinga kuri music yanjye kugira ngo ibashe kugira ahandi hantu kure. Gusa nkomeza no kubasaba nyine ngo badushyigikire badufashe kugira ngo ibyo twifuza tuzabigereho. Mu kwa kaneho muri uyu mwaka hatabaye igihinduka kubera iyo zino pandemic, mfite igitaramo mu Buhinde. Ni festival nabonye bantumira. Ubwo rero ntegereje ko izindi procedure zigenda neza. Ndumva kizaba hagati ya le 20 na le 21 zo kwa kane. N'abahinde cyane aba diaspora bo mu Buhinde. Ni ikigo gikomeye hariya cya technology muri Aziya. Rero kikaba gifite n'ibigo bigera kuri 350 hariya muri Aziya hose. Nabonye kintumira gishaka ko ari njye uzabatanamira muri iyo festival bafite yo kwizihiza mwaka 55 icyo kigo kibaho. Elshad The Gift arakoze. Murumva ko nubwo coronavirus yaje ikangiriza ibintu byinshi ntago byamubujije nk'umunyamuziki gukomeza, ntibyatumye acika intege. Ari nabyo dusaba abanyarwanda kutagamburuzwa n'ibihe bikomeye dushobora kunyuramo, ahubwo ibihe bikaba ndi mahirwe yo gukomera no gukomeza mu byo dukora. So twari kumwe rero na kwihangana Elisha cyangwa se Elshad The Gift, umwe mu bahanzi nyarwanda b'abahanga ariko kandi banakunda abantu bose, niko yavuze. Wakoze cyane Elshad The Gift. Wakoze cyane kandi peace.